bavandimwe, byari byaravuzwe mu mateka no mu buhanuzi, ibyavuzwe n'abahanuzi ku byerekeye n'intambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani. Ngira ngo ahari tugiye kubireba mu mbona nkubone amagambo aboneka ahagana mu Byahishuwe igice cya 12. Tugiye kureba amateka y'itorero na Satani. Amatorero y'itorero ni kiyoka, ikiyoka ni Satani, umugore n'iryo torero. Aho handitse ngo umugore ni kiyoka, aha ngaha ariho turimo kuvuga ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba n'ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, kandi ku mutwe we yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Ayo ni amagambo meza cyane. Ayo ni amagambo atwereka uburyo umugore ari ryo torero ry'Imana ryari hafi yo kubyara umwana uzaragiza amahanga inkoni, ariyo Yesu Kristo, ariwe Yesu Kristo uzacungura ibyaha by'abantu. Aha ngaha uyu mugore yari yambaye izuba. Izuba ni umucyo, ni ijambo ry'Imana nk'uko ryavuzwe n'ubutumwa bwiza, kuko umucyo ni Yesu Kristo. Ubwo amagambo ya Yesu Kristo niwo mucyo kandi nibwo bugingo. Ubwo mu magambo rero ijambo ry'Imana niwo mucyo, kandi ku mutwe yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. Ubwo yari yambaye ubutumwa bugomba kuzagenda bukamazwa n'intumwa. Ubwo ubutumwa bw'inyenyeri 12, inyenyeri 12 nibwo butumwa bwiza bwabwirijwe n'intumwa. Usibye n'ibyo ngibyo gusa, yari afite n'ikamba, yari afite n'ukwezi kwari kuri munsi y'ibirenge bye. Ubwo no kuvuga ngo ni umucyo w'ubutumwa bwiza werekeye kubw'abakurambere bacu, aribo bari abahanuzi. Ubwo rero niyo mpamvu tuvuga ko uyu mugore ari itorero, kuko itorero ry'Imana niryo ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa ndetse n'abahanuzi, ariko izuba ariwe Kristo, izuba ryo gukiranuka, akawe buye rikomeza imfuruka. Nuko rero uyu mugore yatakishwaga n'ibise, nuko mu gutakishwa n'ibise yenda kubyara. Ariko se nakubyara iki? Mbese icyo yaragiye kubyara cyari kuzagenda gite? Mbese cyari kuzakora iki? Cyari gutera uruhe rugamba? Aho turabicumbikira aho ngaho, turakomeza tugere imbere gatoya ku murongo wa 3. Handitse ngo maze mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru, ukijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukaga, kugira ngo namara kubyara giye ko kijya umwana we kimutsotsobe. Nuko abyara umwana w'umuhungu uzarangiza amahanga inkoni y'icyuma. Ndagira ngo mujyane intekerezo zanyu gato mu mateka, murebe ku byabaye igihe Umukiza yavukaga. Mutekereze neza, mwigize imbere intekerezo. Umugore wabyaye umwana uzaragiza amahanga inkoni, uyu niwe mugore uvugwa nk'ishyanga rya Isiraheli. Ishyanga rya Isiraheli kuko ryabyaye umwana uzaragiza amahanga inkoni, kandi kuko uwo mwana ryabyaye bikomotse ku aho yavutse. Ngira ngo ahari Satani yakoresheje uburyo bwose bushoboka kugira ngo arimbure uwo mwana uzarangiza amahanga inkoni, kandi niwe uzaba incungu y'ibyaha. Burya kuva na kera na kare intambara ya Kristo na Satani yahereye mu ijuru, kandi mu guhera mu ijuru kwayo tubona ko ikomereje hano mu isi. Imbere Satani yaridegembyaga, nubwo yarwanyaga ishyanga rya Isiraheli, ariko noneho urugamba rukabije yaje kururwanya ubwoko bw'Imana bwo mu isezerano rishya, ari byo torero ry'Imana. Aha niho tugiye kureba rero urugamba ruri hagati ya Kristo na Satani mu isezerano rishyashya. Ariho tutangiye tureba iby'ivuka rya Yesu Kristo n'ukuntu Satani yamuhagaze imbere kugira ngo amurye, kugira ngo